umugisha ukomeye Imana iremye kuri uyu munsi wa gatanu itariki ya 10 ukwezi kwa gatatu 2023 umunsi wa 69 w'umwaka. Intambwe nsha Imana iguteje. Mpaye abakobwa n'abahungu bo mu nzu yawe agakiza kandi nongeye kubateranyiriza hamwe. Gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 43 umurongo wa 6 n'uwa 7. Nzabwira ikasikazi ni barekure, n'ikusi mabwire ni wibimana. Nzanira abahungu banjye bave kure, n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Nijye wamuremye, nijye wamubumbye. Wa mubyeyi we, wa mupapa we, wa musore we, wa nkumi we, wa mukecuru we, wa musaza we, humura. Uhora usenga ngo Imana itanga agakiza mu b'inzu yawe, mu bavandimwe bawe, mu bana bawe, mu buzukuru bawe. Humura, humura, humura. Uwiteka yabaremeye kugira ngo bamuhe icyubahiro, yabaremeye kumuhimbaza, ariko Satani yabatejemo umuyaga urabatatanya ubajyana kure y'ubwiza bw'Imana. Ariko Yesu aravuze ngo azabwira, agiye kubwira ikasikazi babarekure, abari ikusi bagaruke, abari iburasirazuba bagaruke, abari iburengerazuba bagaruke, baze kuramya Imana winginga. Bibayeho mu izina rya Yesu. Mana urakoze ko uzanye agakiza mu nzu y'uyu mubyeyi, abana be ukaba ubahaye agakiza, aba bana ukaba uhaye ababyeyi babo agakiza. Urakoze ko uyu muryango wasengaga, aba bavandimwe bingingaga ngo utange agakiza mu miryango yabo, uyu musaza, uyu mukecuru wakwingingaga ngo ntazigere ava mu mubiri atarareba abana be bakizwa. Urakoze ko usubije iki cyifuzo mu izina rya Yesu Kristo.